Reka ngusuhuze wowe mukunzi wa Inditwe Digital TV. Uyu mwanya tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane ndetse n'ikiganiro gishobora kuzaba kirekire kikaba uruhererekane. Turaganira ku bintu bitatu bikomeye cyane biteye ubwoba binyeganyeza isi bigize ubuzima bw'abatuye iyi si, cyangwa se byangiza cyangwa bigira icyo bimarira abatuye iyi si. Ni abantu batatu tugiye kuganiraho. Bamwe bari mu cyiciro cy'abanyamasengesho, abandi bari mu cyiciro cy'abarozi, abandi bari mu cyiciro cy'abapfumu. Turaganira rero ku isoko y'imbaraga ntanyeganyezwa, isoko y'imbaraga ntakumirwa, isoko y'imbaraga ndengakamere iboneka hagati y'abo bantu batatu. Mbese bavoma he? Mbese abapfumu bakura hehe ubushobozi n'ubuhanga n'ububasha bafite? Mbese abanyamasengesho bo bigenda bite? Mbese abitwa abarozi bo bakura hehe ubushobozi n'ubuhanga bwo gukora ibyo bakora? Iki kiganiro nugikurikira bishobora kuzarangira nawe ugize amahirwe yo kuvuga uti uyu mwanya menya aho wa murozi avoma, menye uko angenza, menye aho akura ubushobozi, none njyewe ndakuraho ubushobozi bwo guhangana no kumuhagarika no kumurwanya kugira ngo adakomeza kunyangiriza, kunyica no kunyicira. Ibyo nabyo birashoboka. Ku iherezo uno munyamasengesho ashobora kuzavuga ati nubwo ndi umunyamasengesho ariko mbura imbaraga kandi ninjye uzibuza. Isoko y'imbaraga z'abapfumu, abarozi n'abanyamasengesho, mbese bifite aho bihuriye? Ese bifite aho bitandukaniye? Iki kiganiro kizaba kirekire, kizaba uruhererekane. Ni karibu ku Inditwe Digital TV. Bwa mbere turahera ku bitwa abarozi. Abarozi nk'uko tubizi mu Kinyarwanda ni abantu bashobora kuba bafite uburyo bakoresha isanzure, bashobora kuba bakoresha bimwe mu binyabuzima, bimwe mu binyabutabire bavangavanze bivuye mu bimera n'ibindi bintu bitandukanye, maze bakabikoresha bakabasha kukuroga cyangwa se kukwangiza, kuba bahagarika bimwe mu bikuranga, kuba bahagarika ubuzima bwawe, kuba baguhindura icyo utari cyo muri rusange. Aba bantu bafite imbaraga n'ubushobozi bakura mu isanzure nk'uko nabivuze, cyangwa mu butabire bugizwe n'ibimera n'ibindi bintu birimo ibinyabuzima. Mbese babigenza bate? Kubera iki babishobora? Ubundi nukurikira iki kiganiro uzungukiramo byinshi. Icya mbere, ntago abarozi barogesha ibintu bikomeye cyane ku buryo uramutse usanzwe uhura nabyo byakugirira nabi. Ntago ibintu bakoresha bakuroga ari ibintu biba bisanzwe udahura nabyo. Ashobora no gukoresha ikintu usanzwe uhura nacyo, ukoresha nawe unanagikunda, ariko we akaba afite uburyo abigenza, cya kintu kikaguhindukira icyo kukwica, kugusarisha no kukugirira nabi mu bundi buryo. Ahubwo kubera iki abishobora? Kubera iki ashobora kukugaburira inkoko cyangwa akakugaburira amaraso yayo usanzwe uzirya, ariko kubera ko ari inkoko aguhaye, ikintu akoresha ya nkoko ikakwica cyangwa ikaguhindura nk'umusazi ni igiki? Abandi turavugaho nyine ni abapfumu nk'uko nabakubwiye. Kera mu Kinyarwanda iyo bavugaga umuntu ni umupfumu, ni uko babaga bazi ko abasha gupfumura ibihe, akareba hakurya y'ibihe aho wowe utareba, cyangwa agapfumura mu mpagarike y'ubuzima bwawe, akaba yabasha kurebamo akamenya ikibazo n'icyihishe inyuma y'ibiba bikuzengurutse wowe utabasha kubona, cyangwa uburwayi ufite ariko wowe utazi ngo ni burwayi iki cyangwa bukomokahe. Umupfumu rero akaba ari umuntu ufite ijisho ribasha gupfumura rikareba aho wowe cyangwa njyewe ntari kubasha kubona. Uyu muntu rero nawe afite aho akura ubushobozi. Ubushobozi bwe buva he? Ibi bintu nibyo tugiye kuzajya dusesengura. Abanyamasengesho bo bakura hehe imbaraga? Isoko yabo ni iyihe? Tukiri ku bapfumu cyangwa se abavuzi muri rusange, reka tubanze tujye ku nkuru imwe yo muri Bibiliya.
muri Isiraheli cyangwa se muri Palestina, mu mvugo zitandukanye, hari abarwayi benshi cyane bagiye bahura na Yesu, abamugaye benshi cyane bahuye na Yesu, abari bafite ubuhumyi, abari bafite ukundi kuntu bafite ubuzima butagenda neza bahuye na Yesu ariko ntibakize. Hari benshi cyane bagiye bahura nawe ariko bagataha badakize. Ariko isoko yo gukira cyangwa ibanga ryo gukira ryagiye rigaragara ku bantu benshi Yesu yakijije. Tuzajya tuhabona, tuhasoma hose mu butumwa bwiza uko ari bune: Matayo, Mariko na Luka na Yohana. Yesu abo yakizaga bose yarababwiraga ngo igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Mbere ya byose, kugira ngo Yesu akize uyu murwayi, byasabaga ko kwizera k'umurwayi kuzamuka kugahura no kwizera kwa Yesu n'ubushobozi bwa Yesu bigafatana. Byamara gufatana bikabyara imbaraga ikiza. Ari nacyo kiba hagati y'umuvuzi cyangwa se abo bita abapfumu. Abafite ubushobozi n'ubuhanga bwo gukora ibyo akora, ariko akaba akeneye ko nawe ubanza ukazamura imyumvire n'imyizerere. Bwa mbere kujya kumureba ni uko uba uzi ko abishoboye kandi abikora kandi yabikoreye n'abandi. Iyo wamaze kwizerera muri we, uba wongereye imbaraga ze zo gukiza, ariko zikiza wowe. Ntabwo abavuye bose bakira, ariko abenshi bakizwa nuko nanone bari bafite cya cyizere, ariko nanone bakaba bahuye n'umuntu ubishoboye, uzi ibyo akora, ufite ubushobozi n'ubuhanga, ariko nanone n'icyo cyizere. Mbese abarozi babigenza bate kugira ngo nabo babashe kuroga no kwangiza no guhemukira abandi? Ikintu cya mbere aba afite nawe ni icyizere. Aba afite icyizere gikomeye, yarazamuye imyumvire, akaba azi kubana n'ibidukikije, akaba azi kubana n'isanzure. Na kera mu gihe cy'Abagiriki, abantu babaga bafite uburyo bizera, bakaba ubwabo bariremeye Imana. Bazirimaga bashingiye ku bintu babona mu isanzure. Basengaga imibumbe yo mu kirere, bagasenga ibigirwamana bitandukanye, ariko bishingiye kuko babonaga ibintu. Uko babonaga ibintu bakabishingiraho, bakizerera muri ibyo, bikababyarira isoko y'imbaraga. Mbese ubundi ubwo ibyo bintu ubwabyo nibyo bifite imbaraga, cyangwa se haba habaye iki? Bwa mbere hari ibintu biba bigomba guhura. Iki kintu ubwacyo kigomba kuba kiriho. Bwa kabiri hakaba hariho n'umuntu ushaka kugira icyo akibyaza. Uwo muntu ubundi ukuntu Imana yamuremye, ni umunyabushobozi, ni igihangange, ni umunyabubasha, ni umunyembaraga, ni umuntu w'Imana. Muri make hari aho mwagiye mubona muri Bibiliya ngo ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana. Iyo burya bavuze ubwoko bw'Imana baba bavuze iki? Bavuze uyu muntu ni umwe n'Imana, afitanye isano n'Imana, asangiye ubwoko n'Imana. Hari ikintu wumva ari ubwa mbere ukikanga cyangwa kikaguhungabanya, ukibwira ngo ibi bintu ni inzaduka. Ariko nubwo wabyita inzaduka, mbere y'imyaka 200 mbere y'uko ubukristo bugera mu Rwanda cyangwa se muri Afurika, mu bihugu byinshi bitandukanye, abantu bari bafite imyizerere ikomeye irenze, ishingiye ku bakurambere babo no ku bundi buryo. Bararwaraga bakavurwa n'abapfumu, ndetse rimwe na rimwe bagaterwa indwara n'abarozi. Abo barozi babaga ari bene wabo. Mbese aba barozi bakoraga ubwo bushobozi bwo kubahemukira. Aba bapfumu bakuraga he ubushobozi bwo kubavura? Niyo mpamvu uzasanga babaga bafite nk'ibiti byitwa ikirogora. Mbese kuki bacyitaga ikirogora? Nuko babaga baramaze gutera intambwe yo kucyizereramo, yo kucyumvamo ubushobozi no kukibonamo ububasha bwo kuba cyabafasha kurogora.
ukumva bafite igiti cyitwa umugombe. Uwo mugombe wabaga ari umugombe ukora iki? Ni igihe babaga baramaze kukibonanamo ubushobozi bwo kuba cyagombora, ariko nanone bakizereramo. Ntabwo bajya kucyita iryo zina bataragera ku rwego rwo kucyizera. Abo rero bagendaga bavumbura, bakora ubwo bushakashatsi, bakagera no ku myizerere yo kwemera ibyo bimera n'ibindi bintu bimeze bityo. Nibo babaga bari mu muryango mugari w'abitwa abapfumu, cyangwa se ba bandi nyine twavuze wakwita ko ari abaganga bo muri iki gihe. Uyu nawe uroga yabaga azi nk'ikintu nawe afitemo imyizerere ko gishobora kwangiza umuntu. Niyo mpamvu wasangaga bashobora gufata wenda urugero nk'amababa y'ikinyoni runaka gifite izina runaka bizereramo ubushobozi runaka, yarangiza akifashisha ayo mababa akayagutega mu buryo runaka cyangwa akayakoresha mu buryo runaka, nayo akakwangiza. Uko niko nanone na ba bandi twita abanyamasengesho nabo bafite ubushobozi n'imbaraga byo kwizera, bakizera uwo bizera, dore ko imyizerere ishingira ku buryo butandukanye. Hari abizerera mu Mana, abandi bakizerera mu bakurambere, abandi bakizerera mu bintu runaka. Buriya abanyepolitike bo rwose nabo bafite imyizerere yabo n'uburyo biyizera bakiyumva. Ibyo bintu byose biba bitandukanye. Ikintu gikomeye cyane ni uburyo bwo kwizera n'uburyo gukoreshwa kugira ngo gukore ibikomeye. Yesu yigeze kubwira abigishwa be ngo uwizera, muramutse mufite kwizera kungana nk'uko akabuto ka sinapi. Vuga ko sinapi ni igiti kinini cyane ariko kigira akabuto gato cyane. Ati mwabasha no kwimura imisozi. Ngiri ibanga ry'abakristo, ngiri ibanga ry'imyizerere ishingiye kuri Kristo, ni ukwizera. Iyo wizeye ubasha gukora ibintu bikomeye. Ndetse Yesu we yigeze kuvuga ngo unyizera azakora n'imirimo iruta iyo nkora. N'abandi rero nabo bose ibanga ryabo ni ukwizera. None rikoreshwa rite? Mbese ni gute twabibyaza umusaruro? Ni mu kiganiro gikurikira. Bizaba byoroshye kubyumva kuruta uko uyu munsi twasaga n'abari gutangira. Ni ikiganiro kizaba uruhererekane, ariko aho kigereye urumva ko tutangiye gusesengura ijambo kwizera. Kwizera ni gute kwahaye imbaraga abo barozi? Ni gute kwizera kwahaye imbaraga abo bapfumu? Ni gute kwizera guha imbaraga abo banyamasengesho? Ni karibu ku Nditwe Digital TV. Ubutaha tuzasobanura dusesengura uko kwizera ni gute gukorera muri abo bantu. Mbese ngewe ukwizera nkeneye ni ukuhe kwangirira umumaro? Hagati y'ubwo buryo bwose uko ari butatu, ngewe mbarizwa mu ruhe ruhande? Mbese ibimbangamira bikomoka kuri bano nakoresha kwizera gute? Nakuvanga n'iki kugira ngo nanjye mbashe gukira imbaraga z'ubushobozi bw'abo bantu bampemukira? Murakoze.